hari ibigendeyeho ntabwo akurikirana abantu ubwo rero ibindi bizabeje ariko uwitwa Jangwani aratanga ubutumwa ati nyabuneka nubwo nda hatagira umbekera kwa pe nayivuyeho iracyari ikipe yanjye ati nyabuneka n'abanyamakuru mu bishoboye mumbwirira abakunzi ba pe ndetse n'abandi n'abayobozi n'aba pe ndaperi bitandukanye nibyo yaba byagiye bimuvugwaho ko ngo yaba yarayizinutswe ngatazongera kugira ahurira nayo ati ndi gutegura amagambo ati nibwo mfite umwanya wo kwitekerezaho rero ubwo butumwa turabumutambukirije rwose ngo yaganire na mugenzi wacu Kari Keza amusaba ko yamubwirira n'abandi rwose nyine ari mu butabera akavuga ati bakavuga bati rero kuba afungiwe ibyo bintu gukekwaho nyine bati buriya na peri yamufunze agaciro yamuhaye bati ntazongera kubyikoza ibyo rero arabinyumoza hari aravuga ati bakunzi ba peri ndacyari uwanyu hatagira unteranya namwe ngo nazinutswe ikipe ubu nibwo afite ibitekerezo byinshi yavuga aramutse agarutse oya icyo mvuga mutangazaje kuba wafungwa ntibyakuroko ntabwo wavuga ngo ikipe yaragusezeye oya nibo bavuga ngo wenda urafunze bavuga ngo nguranga igihugu cyawe ngo kubera ko cyagufunze bamuganye shaka kuba ari amakosa yabaye ukurikiranyweho buriya Faustin no kubaza umuntu ufite amarangamutima kirakaye buriya nibibe witangazamakuru barabikubuza urumva ushobora guhura nanjye na Faustin ndakaye maze kurwana runaka umuntu wacakaga kumuhemukira yewe yanine katubare wenda ko baba baravuga mugereka ikintu cyitwa urusyo ariko Onidasi uramutse umaye interview Faustin amaze kunkubita ingumi impamya nabwo ati Faustin uzahura nzamwica sibyo ariko ejo umujinya wanshiramo ahubwo cyari kinkubise ingumi cyari kinanije urumva ariko mu gihe bakingira hano wanjye na Faustin bakankubita interview ya Faustin tuzahura nanjye nzakica burakaye cyane rero mujye mureka abantu bakiri mu burakari umuntu atarayakira ibintu by'ubuzima ntukajye uvuga ibintu yakubwiye urabyihorera wenda nyuma ibintu bikagenda bicuka bikagenda bigaruka ariko ntabwo vuga ngo umuntu yambwinga ibi nibi Jangwani bavuga ati Jangwani yabihakanye rwose ati yewe ndi tayari ikipe batwubakiye iri tayari aho nzaza nazasanga aho bigeze nanjye ngo yarerekeza muri Rayon se oya ibyo ntabwo ari bavuze ko ngo agiye kujya ku Rwanda kayireka ngo yabihuzwe kandi umupira urarakara ariko ikipe yawishizemo igitego agatima kagenda karehareha kakagarura none nta muntu uziba barakubitiye ku kibuga ngo sizakigarukaho nyuma mwahure muri kate ngo ayumva ikipe yacu ko yatsinze kandi rero yakubwiye atazabigarukaho yes nuko nguko rero twagiye mu nkera abahizi yari yinikije kwavuye Mavubi iranasozwa muri wike turayagarukaho nyuma reka duhere ku nkera abantu bara yitegereje cyane irabifite naho ihuriye nyine na aperi ahubwo dusoza kuri aperi tureba ibigiye gukurikira birahita binatujyana mu Mavubi yes inkera rero ku munsi w'ejo ya mwana w'umukobwa Naomi hari ukuntu abana b'iki gihe mu kinyarwanda nya batayivuga neza cyangwa se na nta avuga ati nago nawe ati ni nkera ngo ni nkera ngo iyi nkera y'abahizi iyi nkera abantu barimo kumbaza ngo ufite ubukwe yari Olivier hari Nemeye Olivier mwene wabo na Arsene wafanaga Kiyovu Sport waragiye muri APR yari afite ubukwe ku 16 sibyo yashaka n'umukobwa tuziranye witwa Fiona n'umufamiliye urumva hakaza n'uwitwa Rutikangerike baratandukanye rero umuntu wese bose bari bafite ubukwe asante rero abantu bataza kubona bandika ngo wiyo Angelique na Olivier oya ndabazi bombi aza neza kubura mu mukino Sekiganda we wabonaga kabisa ko zone yayikina neza Sekiganda yakinye neza pe zone za Sekiganda ya no kwaka umupira abikora neza Sekiganda atinya nuko ubona atarabafitira agarabitana ukabona ko Mediane niba Dawo yasubiye inyuma Mediane yari hasi cyane ntiyajyaga imipira imbere naruboneka bikamusaba ko ari bugaruke inyuma hagati no kumenyera ko hagati ya Sekiganda kandi ubona Mediane yabo bakaminko bari hejuru cyane
no kumenyera hagati ya Sekiganda na Dawo na Ruboneka byari byananiranye burya kubera ko bamaze iminsi bakina na Dawuda na Dawo na Ruboneka na Dawuda bari bamaze kugira partenariat yabo nyuma pasi Dawo avamo pasi bari huzamo ariko no Sekiganda kuza ngo bamenyere Sekiganda babonye ko anakina ibintu byinshi Sekiganda kwambura baro agakina mwesheri kuri kwa baruwanga birasaba rero Sekiganda anayobora ubona ari umurideri kabisa ikinabura ni ukuvuga mu kibuga cyane no kwibutsa abagenzi be ko bataye imyanya abo badawo na Ruboneka amaguru ye maremare akayakoresha atakira arazitera Sekiganda we yari sawa kabisa hanyuma rero Azamu yaje kwibonera kado iturutse kuri APR nyuma ko Yunus yafashe umupira awukinana na Pierre ho gake bona ko bishoboka Pierre nawe ahita gushyira ku ruhande kwa Suwane ku ruhande rw'ibumoso Suwane akoraho rimwe nabo bamukubita pressing bisa naho nawe ahita usubiza umuzamu mu kusubiza umuzamu uyu musore Zidane Sereri rwose umwana muto ku myaka 19 arawukurikira awushyiramo utirera amakosa ari ikosa rya mbere riri kuri Suwane niwe ufite ikosa rya mbere rinini cyane Suwane gukinana na Pierre wabonye ko ari kure yari ari kure Suwane ashobora kuba ataranubuye amaso yari atekereje ati Pierre ari hari yarahita gukina yahize avuga ati umukinnyi iyo ukoze passe ukora muvuma nawe sibyo ikosa rya kabiri riri kuri Pierre kuri iyo muvomo vuga iyo umaze gutanga umupira ubizi ko mwakinana urawukurikira iyo umaze gupasa umuntu nawe uragenda muzamu mukine ariko yarawutanze yihagarariraho amera nk'uvuye mu mukino warangiye kumuvamo Ronnie Foster agwenda gupasha ariko meze nkaho ntazi aho umukino ugeze kumugezamu agomba kuba ari mu mukino buri kanya ariko Suwane kosa ni rya mbere yumva yafite ahantu henshi yawushira Rolidas ariko nawe umunyezamu imaze gupasa umukino ugomba gukurikira umukino uyu murajyaye ukagena n'umupira upasha nawe ugakora muvuma Suwane kosa ni irye pe ni nabyo rya runanuza cyagerega na Ombolenga afite imikosa gapase yatanze kari gato cyane kurya rya Pierre ariko nabwo Pierre umupira ugezeho ariko nawe ushatse kwemeza agapase gato kwemeza nde lag kandi nawe urabona ko yakuzi kutazi gukinisha amaguru nawe akora press ari supposed gukina ntabwo nanone buri mukinyi wese wajya avuga ngo umupira ngo arahita urenza ntawe nyine mukinyi ngo Suwane umutoza kubonye utumbiga igipira bavuga cya mekanike ni cyaje umuntu avuga ati urarenza umupira ufite umwanya nkuriye uri mekanike ariko ndaragaragaye ko Pierre atabishoboye nyine iby'amaguru ubwo rero kaba karakibavumba kahuye na Pierre ari Tiweri wenda Pierre ashaka no kumukubita iyo yangaje cyane Pierre nuko atinye kwiyanga cyangwa akawubandura nabyo byarashobokaga ariko nawe ari hasi ikizere cye kiri hasi arumva ubwo rero barakiriye umva umutangazaji ko yese avuga kuri Pierre ishimwe Pierre ishimwe tena fanyika pressing Zidane Ali Sereri cyo cya kabiri rero hari umupira wa Tara nawe yimanye centre agenda gwagwa mpaka ajya gushakwa muri penalty kandi agomba kuba yateye umupira akawunyereza imbere y'azamu ko Madusi ubona ko Kapere yayikoze iki cya mbere kirarangira baravuga ati wenda iki cya kabiri umutoza wa Pera agiye ngundura ikipe kuko uwitwa Dawo abantu bavuga ati navamo akazamo ko Mediane bararushaga Pera barushaga Mediane cyane uvuga ati navamo Dawo akaza Dawuda Apera tigira stability iki kibuga ko Dawuda we anakimenyereye mu kukigaragara mu bihite byihuta toza wa Pera yagarutse kwa kunda Pera rimeze niragira icyahindura ahita nakubitwa igitego none nkuko bakibatse batsinze iriya kipe yitwa Power Dynamos igitego cyihuse cya kabiri Foster byageze mu minota 50 cya kabiri kizagiyemo agiyemo ko 53 gori kimuri izo za 50 cyo cyaje gitesi cyo ni kufra umupira ku ruhande rwa Claude yakoze ikosa ariko ubona ari na kure ku buryo umunyezamu ngira baze kudusubiza kuri kufra njya ko ngwereka amanyezamu amakosa buri munsi akora asa reba hagaze buretse gato hagarikaho ngaho hagarikaho buretse nabasubizaho gato nyuma
nibasubira kuri kufra kugira ngo mwereke position Faustin umunyezamu nuko wenda wazamu wagiye umubona ahantu yabaga ahagaze umunyezamu araza agahagara hano hafi ya duel sibyo umunyezamu umuntu ari imbere ye urabona ko atibutsa abakinyi be ko ari umuntu urumva uhagaze free nawe niyaje nahagare no hagati cyangwa yigira imbere reba izamu hano ritaye ruguru kuri byo ntiyafungisha umuntu poto kuri poto ya mbere sibyo kurabona ko ino kufura imeze nka koroneri ntiyanayatikije uriya muntu arangije no gusohoka kwe mu kujya muri duweri ahagara nk'aho bariza kumusanga amaboko ye n'ubundi kuri polisi byagenze ubwo Didier ntiyagiye kubita ipfunsi ahubwo yahagaze nk'umupira uza kumusanga mu biganza bye abonye umugezeho ashaka gushyiraho ibipfunsi genda urwana uriya muntu muri wa duweri y'imitwe umutanguranwa ariko areba ukuntu yagiye do urabona ko agiye ntaho atareba umuntu imbere ye areba umupira we na defense ariko imarika nabi defense ni uyibutse imarika nabi Faustin ndabyemera ariko uya reba uriya mukinnyi atarahagaze wenyine defense yayibukije ati Didier yarahagaze wenyine wowe nahamagara ukavuga ati runaka ahagaze wenyine uba ugomba kubimarika ko umukinnyi wese ari amarikanye n'undi noneho iyo byanze kuriya unafungisha ipoto kuko urabona ko no kufura imeze nka koroneri yari hafi Petero mu gihe utafunze iyo poto utafungisha poto iyo poto iba ari iyawe wayihari iba yigutsinzemo igitego kiba ari icyawe iyo watanze ko igitego nka kiriya cya mbere urya no mu mutwe wavuye muri match ariko urumva iki cya mbere cyari kirangiye yaravuye muri miti yabamuganije cyekane baramutonganyije scenario zirasa hari icyo watanze cy'akaguru noneho byaza no muri iyo mipira y'imiterekano nabwo bigahita ibibazo ikibazo reka burya ikibazo afite mutangazaji nuko nta n'uwamusimbura nuko namukongeranya yumva ko ari we Kongwe niyo mpamvu nababwiraga reka kwigira Kongwe muri iyo kipe Paveri ugifata umwanya wa Paveri abantu bose bavuga ati ugize imana ufashe umwanya Petero nabonye iyo bamutsinze rimwe ahita apfa mu mutwe ibuka no muri cya kwa diri nacyagiye bakivayo urabyibuka ibintu byagiye oya no mu ikipe y'igihugu ahise amuvanamo anda nuvuga ngo ntago yiyakira gutsindwa akenera kuganizwa mutoza abagaridiye nawe mwigisha abagaridiye mwiganiriza umugano muri mwigisha ko nabanyezamu ba pere rega nazo kwabugira icyaje atsindwa kuri nuzo ariko yagarutse ameze urabyibuka batsindwa na Gomayi yagarutse umutwe ubona yarayaze rero nawe pere iganirize nawe urebe uyu munsi ko nkora amakosa se. Das Wochenende gehört uns. Mit der Bundesliga kann... Kosas. Hariyo ngo wamuhaye abiri. Amuhaye abiri. Hey. Kirema ndamukubita rimwe n'igice rirushanwa nawe ryamuranze nabi cyane. None irushanwa ni mu bantu bose refata umuntu wahembwaga Omed match muri muri za Sekafa. None umuhengura muha rimwe. Oya murenga nawe aratwara 3. We na murumuna we Raje yatanga banze tubwire iminota nyuma yo gutsindwa igitego cya kabiri nyuma yo gutsindwa igitego cya kabiri iminota yari igihari Leonidas twaravuze ati bitega arabiriye bibiri agiye kumwigisha agiye gusimbuza Dawoya nyine uwo Dawo niwe rwabaye ategeye kumuvanamo turebe ko aperi igiye kwapurika ko Mediane uboneka ko aperi kirushwa kandi noneho undi nubwo atarushwaga Mediane yazanyemo Kanuta Akaminko isa muvana mazanamo Kanute kandi Akaminko nawe yakinaga neza Mediane yakomezwa kurushwa ariko ukabona se Kiganda arabyitwaramo neza nta rubone ko kabona yagira ariko Dawo yafata baro ebana babaga bamuzi wajya bari banamaze kumenya ko ari we no mita kabiri yari marikaje kuri we ya passe nimwe yatangaga Faustin yakubwiraga mbere yagezeho no bari mu busa ntiyasimbuza umutoza arangije mu kujya gusimbuza yahise akuramo abawinga twatuzi ko agiye kuvanamo William agahita afata Mamadusi akataka barafinda wibumenyere stade amahoro unyanyagira akaza agahindura wenda akazanamo n'umediateri hagati ya Lamine Ba cyangwa Ramti cyangwa se Dawuda we cyisa kora ya stade amahoro yayishobora bitewe nuko ruboneka bahara gukorera biba ari sawa ko umva kumana baro ubwo icyo yese ikora wera isazana nde abawinga isazana William Mutogi avamo na ariko hari uburyo bwiza nanone ndase muri cya kabiri
uwitwa Mamadou CRC yagomba gutera pasi akayihera Yawazo akayiha umuntu witwa Watara ashaka kwitsinda agapira akanyerera iruhande rw'izamu kajya hanze. Ubwo muri icyo cya kabiri cyari cyamaze kujyamo. Ubwo vanyemo Mamadou azanamo uwitwa Barafinda n'umukinyi yegeze muri kibuga cyitwa Stade Amahoro kimuhira kwirukanka kwe Evan Espace bazigaragara yaraje noneho bashyiramo umurindi kweri. Ayo makuru yose atangiye kugira ikipe ya Azamira Babayika ubona ko itangiye kwica. Ubwo shizemo Kiwanuka ariko we Kiwanuka bimuroberwa ahagaze aza kuzanamo na Lamti yatari Lamti azanamo Mama Lamine Ba aza noneho ubona ko Vitesse irahari. Omborenga yaje kohereza santire umupira usanga Watara ko rero yiye kuri attaque. Watara mu kirere ya mipira y'imidepoza Leonidas yarawudepoje. Watara ubwe nawe ariseka umupira agiye kubita ukora ku ipoto ujya hanze. Umupira ujya hanze abantu bose bati APR kubona igitego Watara ati no mupira w'umutwe n'imitwe ye biba biranze. Barakomeza bashakisha uburyo bwo Barafinda na Claude bazamura amasantere. Claude ariko amasantere y'inyuma namwe akagenda nabi ntagere kubataka be kuko urumva niba Wataragiye muri attaque ubuzi ko gutsinda igitego cy'amaguru biza kuba gaki ahubwo bari umupira ugomba kuzamuka kujya ku mutwe we. Biranga ipase bawe Omborenga kufunga ageze muri surface biranga umupira mucika kandi ubona ko yakoze apere nziza cyane. Imipira umva babo winge ni bazanye mu guhindura match. Aba wikobona baraguruka nuwora miniba rubonekaza gutera undi mupira ukomeye umunyezamu arawuruka ariko abura umuntu gusongamo. APR ibona mu makoroneri aranga Azamu nayo itangira nyine kugenda yakora impinduka nyine nayo itangira kudefanda neza kudefanda ibitego byayo birangira neza maze umukino urangira ari uko nguko ibitego bibiri gusa APR isebera mu nkera y'abahizi. Ubwo n'abantu umutoza yakoze remplacement 3 gusa. Haryo ubundi ntabwo yari yemerewe kuba yakora izashakara zose yumva ko yazikora nkuko cyagiye kuri ayi Kigali y'ikipe ni precision. Urumva ariko izo remplacement ze nazo se Kiwanuka ubonaga nyine yaje abuzi yahagarara kwirukanka imipira amavide nani mu kuyibona niyabonye arimo arakurura abakinyi bino ukabona ko atari umukinyi nawe waje ngahita yindura match ya APR utegerezeho amakiriro. Byari kabishe pe irushanwa nyine yisigiye umutoza amasomo menshi. Ubwo rero ndazire tujya kubakinyi ku musaruro w'irushanwa tubati imihigo yabo yagenze ite. Pierre genda witekezeho niba barakubwiye ko ari nkera bahizi yo guhiga imihigo yawe yari yikwiriye amanota 2 muri irushanwa. Ubu ngubu uko byagenda kose nubwo muvuga muti cyangwa se numvise bavuga ngo hari amatekinike niba ngo ni amatekinike umutoza araza kumwumva wenda Faustin agiye gukora interview wabwa ati kari precision yavuga ko hari amadiversaire barimo kumwiga ba Pyramide bari i Kigali ariyo mpamvu bahisha umukino we. Ijyo nge sinkemere burya none se abwira abakinyi se bashyira mu kibuga akababwira ngo niyo mpamvu atari abantu imaneza ni ahubwo yakabaye impamvu mbwira ko yakabaye abatoza gukina ibyo ashaka bakabimenya hakiri kare bakazabyapurika nyine muri Champions League. None se azatungurana se akina ibintu bidasanzwe ahubwo akazatungurana ahubwo akazakutungurana oya. Ubwo ikindi ubwo nyine twatugiye kubakinira kubiyo Pierre ariko namuhaye amanota 2 Omborenga namuhaye amanota 3 we na murumuna we rwose mutwara yose wane nawe yarabiri rwose niyo nubwo mu match ebyiri baguhaye utanze ibitego 2. None se bimbwire mu gifaransa Leonidas niba umukinnyi mpuzamahanga barakuguza igihugu ntabwo uri umwene gihugu barimo kurwaza urimo yatanga ibitego buri match amukura yagitanze ari match yose ajya atsindisha ibitego mujya muvuga ngo nazemo se ngo nyine nubwo ari mwiza mu gukina ariko se mwiza mu gutanga ibitego. None se urumva ikiri nyine mumbwire mu gifaransa umbwire ati mwana wa mama waje waje gutanga ikipe yasimbuye Clement nyine nawe ari bitanga. None se mwembi niba mubitanga mwaze kugurisha ikipe ku kirango rimwe n'igice nindi nawe niyo namuhaye Suwane ako negereje nawe uri buha umutoza abo bose umutoza niwe nibo batoza Suwane cyane ko umwaka ushize bari beza ni nawe ngo Suwane namuhaye rimwe n'igice
ubwo najyana na Clement ko bombi batsindisha aperi muri rushanwa. iyo ubu mwarimu kamanota wari kuyimana nakubwiye ngo twize dessin technique iyo washushanyaga nabi wagwaga 0.5 nke n'igice nawe ngo dessin technique wasanga umwarimu yagwaye 0.5 bamwitaga Nyakarundi. Korode niyo mugabo Honode niwe ufite amanota meza muri defense nk'atandatu umborenga ryo muhayangaye namuhaye 3 na murumuna we baranganye bajyanayo hagati Sekiganda yagerageje 8 ko we nawe yakinye cyane muri keshi match ebyiri wamuhaye 6 cyangwa 5 byo yabyiborere none zari amakosa yakoze aho se wabiretse utamumarira amanota muri jyana twagiye kwa ruboneka niwe wagerageje n'amapaze n'ibitego babonye muri izi nkera niwe wagerageje nawe afite 6 cyangwa 6 n'igice dawo we naba ndamurenganyije umutoza niwe ntakabe mbishinja ariko nawe natwarane Memeri Dawane Dauda nawe nubwo yakinye na 5 ubwo urimo urakota imihigo urimo uratanga bari baje bamenye kwa kundi uturere badusoma bati akarere kakanako kanyuma Mamadusi niwe mukinyi waba ufite amanota menshi nawe na 7 yitwaye neza kabisa Watara iminota yabonye make nawe ndeka tumuhari 6 n'igice Togi na 5 nawe wagiye ubona hari